ese ibi ni ibiki uba wishyizeho ra inama yego mana yanjye aragenze ndabona hari ikibazo se aha ibibazo se byabura biba icyo kibazo mana ese umuhungu wajya ko mbona uri kumwicisha inzara ubundi bimeze bite Mata, uranizi kuri iki gipangu kimeze gute? Hano ndahazi. Oh, Padro, what's up? What's up? Umeze uteze? Meze neza. Biteza ko mutugenda ya masaha. Reka turabakunda. Ako kanasi. Ni wa mushuti wanyu mwe nkazani hano. Katari mushiki wese nk'abantu ntanamuzi. Aragenzwa neza. Nari nje gukora hano mabaja. Ngava kuri moto. Hari iki kintu bagikuramo bari? Kuramo gute? Natari heza ko mwizanye. Ahantu. Neza. Natari heza. Mura. Neza cyane. Nibite. Kare. Padrock. Sanye nubwo koze nagusuza mfite se. Badafuna kuri phone ariko nari umeze neza. Ya ndaho. Abana mumeze neza ariko. Ndashima Imana. Ameza we. Kanze mamagara abantu biwacu mbabwire. Mbega ahantu heza. Ukamuriyo ntebe. Ndi nabwo ngo wicane. Mumbabarire. Ndi wicane umugabo wanjye gusa. Ntabwo nzabyongera mumbabarire. Harimo inkweto nyogokuru wanjye yampaye kandi yaziguze 2,000. Ubwo yaziguze? 2,000. Byo tubireke. Kandi ngwaje gukora iki hano? Akazi. Akahe kazi? Makambi. Ubundi tuzi gukora iki? Akazi kose ko mu rugo. Tuzi guteka? Tuzi guteka iki? Guteka ibintu byose. Nk'ibihe? Uzi guteka inkoko? Inkoko. Oya. Uzi guteka ifiriti se? Tugwata ibijumba se ugashyiramo imazi. Ngibiki? Ajya mu buzi ifiriti. Ibijumba. Nayibonaga kwa Angelique bayiteye. Aha turi Nyagatare kujya utekana ibijumba. Uzi kumesa? Naho mabuja ngenze guteka ibintu byose buriya.
zino gutogoza ibijumba bikaryoha gusa ikijumba kiri amaminimo nyego kuranja niwe wabingishije kandi ndabizi nawe yarazi guteka Charlotte ibyo byo guteka tubireke ibyo utazi nzakwigisha sibyo ngiye nzajya mba ndi hano nawe uzanyeka ko umunyeshuri mwiza ufata vuba ntabwo bizagombera kunyigisha ngenda bizi okay kazane boss wawe mujye bimuganira ko ngewe n'undi ntacyo kirenze nari ntabwo nzi kuri boss ikindi amagambo uri kumva ntabwo ukunda amagambo utega amatwi akubwira ntacyo nuteka ifiriti ntabwo nzigera nongera kubikora mbega ahantu heza we shama twahera no kurya ibijumba byo kuri aya mukecuru mana yanjye sharire we ubungubu ugiye kubaho ute koko ugiye kurya ifiriti mu gitondo saa sita na nimugoroba eswi mbega aho nimba ari intebe nimba ari uburiri aha hantu ni sawa imyenda yanjye nzajya nyambara ndi mu bakire kanze mamagare Christine Christine ko abayeho neza mana we unsubirije igihe pe mana ushime pe urakoze kunyumvisha njye mwotwa nkubure neke noze ibyo Tiemoko. Oya. Abantu Christine yaje. bayita Charlotte. Turambiye ko yageze. Ndenda bikubwiye ko natumije umukozi ahubwo ninagiye kubwira agatotsi karanyiba. Christine mukobwa mwaturanye n'umuntu. Nabwiye ko dukeneye ko umwana atadufasha ibintu ahubwo nuko mbona yohereje umuzungu namwe yakara mu cyaro n'ubundi ngaruka mu cyaro Nyamagara mukabo ntiwiba kuko ndabona sinarabura ariko kuje ni inzobe bisanzwe cyane nisiga amamesa nawe bageze kugana maze iminsi navuka niko ngeze nape okay ibyo tubyihorere bakuru yawe ni meza bakwita ndi uri munini kumva ntabwo nakoresha umuntu mama nitwa Charlotte ntabwo nakoresha umuntu nta munsi ariko ni umwana mwiza rwose iwacu ni Nyamagara yego Christine yabimbwiye mvugana n'umusaza wanjye wigeze ukoraho kano kazi cyangwa ni oya buriya boss njyewe mu rugo iwacu nari nsanzwe nkora akazi ko mu rugo n'ubundi ninjye mukobwa waba gusa urumva ko ibintu byose wabizi baby nyine nakubwiye ko ukabona ibintu by'imirimo ntabwo byo bikwiriye kubakora cyane ko twari twavuze ko tujya gufungura supermarket ukaza ukawinjira rero natekereje ndavuga nti reka mama uraboneza umubyeyi ndashima Imana rwose ndabona ntabwo utegereje ngo se noneho byarangiye uyobye byakugendekeye aha hantu se ko mbere no mu mujyi hano nzi ko wabyo ukuntu utegereje nta minute cyane ndi mu mujyi aho ni mu mujyi pe yego ntabwo hameze nko mu cyaro umeze ute se mwana wa ndashima Imana ariko nubura byushye urambona ariko mujya mukora siporo haramugira siporo rusange nta siporo ntazi iyo wagiye guhinga se ubwo se uri gukora siporo hano Kigali haba siporo rusange ntabwo guhinga ntabwo ari siporo guhinga ni umurimo cyunyuzamo gukora siporo y'ababyeyi kundi konje kwa munini cyane urugero ngutangira urware bya birwara diabete oya ni izina rya Yesu Imana ibindi yindi mana yanjye we imeze gute mu byo ni munini cyane oya yego Kigali ibonye iterero Kigali ndabona ari amataje gusa ndabona namwe mwumva ni Burayi gusa ariko namwe yaramaze gutera imbere nabonye umuriro warahageze ndabiza
gake ubwo tuheruka mu bukwe bwa Kanani nabonye umugabo warahageze babaciye imihanda naho ni heza zatera imbere ntago igihugu cyose cyaba umujyi ariko uko biri kose bigenda biza gake mu musaruro nta kigenda muri iki gihembwe byabaye nabi twese nta n'umwe wejeje imvura yaguye nabi mbese twararumbije muri make ya mwana w'umunsi ariko akenshi bikunze guterwa kera gakondo basomuza bacu bakoreshaga n'ubundi ni kwa kundi wasize bimeze ku buryo umuntu ahinga ibishyimbo akabivanga n'amashaza akabivanga n'amateke akabivanga n'imyumbati rero bituma umusaruro mushya kandi bikaramba ni kwa kundi wasize bimeze ariko uzi ko udaheruka kugera ibyiriya imyaka ari 3 urumva nari maze igihe kinini muri business kandi bisa nkaho bitameze neza nibwo yari gitangira ariko uko biri kose ndabona rwose mwana wakoze akazi naya turabashimira burayi neza mu burere bwiza mwaduhaye burayi pe oya na burayi ani mu Rwanda ni ku muhungu wawe ninjye wabyaye mwana wawe oya ndabizi bageciro mu cyaro bwo maheruka rwose barampfunyikiye ubushera bampfunyikira ibishyimbo bavuga ati umwana wacu ariko ibintu nizere ko biri kugenda neza ntabwo arabashyira muri site zo gutura babirimo bari kubikora hari bamwe babikoreye ariko twebwe ntabwo turagerwaho ndashaka kujyana mu business yo kugura ibibanza hariya ko hari ahantu zatera imbere njya mbibona baracyakora ubucukuzi bw'amabuye abo bose abasore bose mwakuranye ubu nibyo birunduriyemo nibyo bagiyemo wamugije madamu arahari ariko hari utuntu yari awugiyemo ubwo byari byakora bizi baby kirana nabundi rwose ibintu ni amahoro batuje tumaze imyaka itatu twubatse nuko ndabona mwarateye imbere rwose twagize umushyitsi mwaje kudusura kazana na nyirabukwe rwose kazana wanjye se rwose urisanga iyi ntabwo tumenyereye urugo ndabona ari umusirimu n'amapantaro urabona ngo iyo umugore ngo umushatse akabyibuha bavuga ko ngo yayobotswe n'urugo iwabo nta kintu bazanenga umuryango wacu twamaze kurema ubucuti rwose ntegereza ko gira icyo umurebera abanza yica icyaka dore izuba ryarumereye nabi ntabundi urisanga yego murakoze cyane urisanga rwose ariko nta bushobozi bari bafite bino bintu bije murabona ni inkiko z'i Kigali inkiko z'i Kigali bagomba gukurikirana i Kigali cyane urabona uriya mukecuru kuva mu ntara aza mu mujyi gutyo atanabisobanukiwe unekereza ko nibyo utagiye bigakora ariko ndi mu biruhuko ndaza gushaka azashyira wanjye muri mu biruhuko ndaza gushaka ukuntu ariko nzabikurikiranira kuko hari umushuti wanjye wo mwavoka muri iyi minsi hari ikirego yari agifite gikomeye nacyo cy'imanza nka ziriya ariko ho zo hajemo n'urupfu ntekereza ko iyo kimara gukemuka atajya ku cyabo tutamwakiriye umukazana se sakumesha amanota mabi ako banza usomeho dusangire sibyo urakoze cyane urakoze rwose ntabwo ari ukwita ku bagabo gusa urabona ko urugo azarushobora azarushobora ariko murakomeye ahandi turashima ntabwo wambwira ko nta n'ibishyimbo nzaniye niba warahunitse oya nabazaniye ntabwo nubwo twarumbije cyane ntabwo uretse kurya ibishyimbo biryoshye iyo waje hano ibyo ntabiza byarapfapanye kumwe ukuntu umuntu umaze igihe barya mu byita unyangana n'agaruka umunyakigali cyane kubera ibintu byinshi tuba murangira ugenda ubyibagirwa ibigugu yego rero iyo babihuguriye nta funguro bitaryo wenda ndakomeye nanjye urakomeye ndabona wanabyibushye kurujyajuru umwana wanjye ntabwo umugore wanjye akunda kubyibuha ibyo byose bigaragara nabi oya kubyibuha nibyo byiza
ntekereza ko nongera ati umuntu ngiye kujyamo reka kuganira n'umukazana wawe sheri mbaneguriye amazi nta kibazo na muri dushe. okay komeza uganire na mama sibyo Yego yego. abakoze kudusura kabisa ni kaza ni mu rugo iwawe n'ubundi iwawe ni iwanjye gutyo umeze utetse mu kaza. meze neza mama nta kibazo. Ese ibi ni ibiki uba wishyizeho ra? Ni amahina mama. Yego mana yanjye aragenze ndabona. Hari ikibazo se? Aha ibibazo se byabura biba. Iki kibazo mama. Ese umuhungu waje ko mbona uri kumwicisha inzara ubundi bimeze bite?